Tubibutsa ko kandi buno bushakashatsi ni ubushakashatsi bwakozwe bugamije kugira ngo burebe ese ni izihe mpamvu zitera gatanya. Ese ikindi buno bushakashatsi bwari bugamije kwari ukureba ngo ni ibihe bintu byarebwa mu byakosorwa kugira ngo ya masomo abantu biga mbere y'uko bajya mu rushako cyangwa se kuriya guhugurwa mbere y'uko abantu bashakana. Buno bushakashatsi bwari bugamije kureba ese ngo ni ibiki byahindukaho kugira ngo izo nyigisho bahabwaga zirusheho kunonosorwa, zizamurirwa urwego. Ikindi ni uko abantu bari bitabiriye buno bushakashatsi nanone ni abantu bari bitabiriye ubwo bushakashatsi ariko nanone bakaba barabonye izo nyigisho mbere y'uko bajya mu rushako cyangwa se mbere y'uko bashakana, ariko unfortunately nyine ku bw'amahirwe make ntabwo byagenze neza. Rero ubwo bushakashatsi bwari bugamije kureba ngo ese ni ikihe cyuho kiri muri izo nyigisho bahawe, ko bazihawe ariko bikarengaho bagakora divorce. Ubwo bushakashatsi rero bwari bwitabiriwe abantu bagera kuri 52. Muri abo 52 abantu 36 bari abashakanye, ni ukuvuga ngo ni couple 18. Yari umugabo n'umugore ariko bakaba barakoze gatanya. Rero muri abo 52 abashakanye cyangwa se amakupure, imiryango 18 iri mu yitabiriye ubwo bushakashatsi, ari naho buno bushakashatsi burebwa cyane cyangwa se bwifashishwa n'abantu cyane, bitewe n'uko hari byinshi bishingirwaho birimo no kuba barabazaga noneho abantu bari barashakanye akaba ari bo babyivugira atari umuntu umwe ku giti cye ubyivugiye. Urumva ko rero 36 mu bantu 52 ni benshi, barenze 50% by'abitabiriye ubushakashatsi. Rero dukomeze n'impamvu yacu ya 5 ariyo twabonye ko ari imikoreshereze mibi y'imitungo ndetse n'ibijyanye n'amafaranga, nayo yashyizwe kuri uyu mwanya wa 5. Rero muri abo bantu bari bitabiriye ubwo bushakashatsi, muri babandi 52, 19 by'abakoreweho ubushakashatsi bagaragaje ko iyo mpamvu yaza ku mwanya wa 5, ndetse byibuze umwe muri ya miryango yitabiriye cyangwa se muri ya miryango umugabo n'umugore uko ari 18, 10 muri yo havuyemo umwe ugaragaza yuko icyo kibazo kijyanye n'imikoreshereze mibi y'imitungo n'iby'amafaranga nacyo kiri mu mpamvu nyamukuru zabateye gutandukana. Ariko nanone muri iyo miryango ifite byibuze umuntu umwe wavuze ko imikoreshereze mibi y'imitungo iri mu byatumye baka gatanya, 5 cyangwa se imiryango 5 muri yo 10 yemeje ko ariyo mpamvu nyamukuru hagati yabo. Ubwo ni couple 5, muri couple 5 zari ziri muri ubu bushakashatsi zagaragaje ko imikoreshereze mibi y'iby'imitungo n'amafaranga ariyo mpamvu nyamukuru yabateye kwaka gatanya.